bakazinyuza munsi y'itafari hasi ku buryo abantu bari bagiye mu kiliziya bose barwanye bananiraniyemo kugira ngo babakuremo. Rero bacukura imyobo imyenge myinshi bagacishamo za mashini gane zipepeta hasi, bakuraho amabati hejuru bakarupingamo za grenade, abantu barashira muri kiliziya. Hano bose barabatijwe, ni ba Jean Baptiste, ni ba Joseph, ni bande muri kiliziya. Yewe nabuze no mamagara nafande, nabuze n'ururimi mubwira kuko naracanganye kwemera nk'umusazi. Navuze induru gusa umugabo akaberwa icyo mubwira kuko mu buzima bwanjye nicyo kintu nabonye, niyo image yangiye mu mutwe. Nicyo utabonye se Rwanda? Hari mu mwaka w'1994 ukwezi kwari Mata, guhereza n'ayandi bibyara iminsi 100, maze Rwanda ikorwa mu nkokora, abana bayo b'abatutsi bitwa urubozo. Nuko Rwanda itema ibivu y'amaraso, amara n'imirogo bikwira igihugu cyose. Mbega Rwanda ngo urashavuzwa, yongeza hambura icyo mvuga, ururimi rwanjye rukagobwa, umutima wanjye ukansimbuka, umusatsi wanjye nkumva mvuyeho, uruhu rwanjye nkumva rutakimfasheho, ntatitira kandi nkasusumira. Kumba ndi kwibuka ubugome bwakorewe abana bawe Rwanda b'abatutsi, kandi bugakorwa n'abanyarwanda ubwabo bari barahindutse icyo ntabonera izina. Mbita inyamaswa se? Oya, sinzi ko bibakwiye, kuko nta nyamaswa yica ngenzi yayo bisangiye isano y'amaraso. Niyo bibaye ikayica, sinzi ko irenzaho no gushinyagura cyangwa no kwica urubozo. Abahanga mu by'inyamaswa muzadusobanurire. Nyamara abana bawe Rwanda bararenze babikorera abatutsi, kandi nabo barabibyariye. Nicyo utabonye se Rwanda? None dore imyaka irashize ndetse n'indi irataha, akaba wa muririmbyi w'umunyarwanda waririmbye yishimira ko umwaka ushize agihumeka. None twe turabivuga twibuka abatutsi bavukijwe ubuzima mu mwaka w'1994 mu minsi 100 gusa. Yabaye inzira y'umusaraba ku bahigwaga bose. Turabivuga twibuka abatutsi bazize uko bavutse, bakazira uko baremwe, kandi nta n'umwe muri bo wigeze ahitamo ukazavuka se, uretse Imana yaduhanze igahanga igihugu cyiza nka Rwanda. Niyo yonyine yari izi impamvu yabaremye, inabahitiramo kuvuka cyangwa kuzavuka bitwa Abanyarwanda. Iyo mvuga kuzavuka, mba nibuka ko hari n'abishwe bakiri insoro mu nda z'ababyeyi babo. Mbega Rwanda, mbega bawe! Ibyo naburiye igisobanuro ni byinshi, n'ibi nabyo birandenga, nkaruca nkarumira, nkahitamo kumirwa gusa. Abatutsi bapfuye bazize uko baremwe, ariko shenge bararenganaga, kuko uko wavuga umeze kose nta mpamvu n'imwe yo kuvutswa ubuzima bwawe, kuko buri kiremwa cy'Imana, kandi Imana niyo ibizi impamvu yakuremye. Abatutsi bishwe uko basaga, uko bareshyaga, uko baremwe, nibyo byagendeyeho bigirwa urwitwazo rwo kubatsemba. Ariko si cyo cyari gutuma bicwa, kuko ntawe ukwiye kuzira uko asa cyangwa uko areshya. Abatutsi bapfuye bazize politike mbi n'ubuyobozi bubi bwari w'icyo gihe. Bazize abayobozi b'abagome batagiraga urukundo rwo gukunda abo bashinzwe kuyobora. Bazize abayobozi babi bashyiraga imbere inda zabo ndetse bakikunda kandi bakanishongora. Abatutsi bapfuye bazize kandi bamwe mu banyarwanda bumviye ubutegetsi bwari w'icyo gihe, ndetse bakemera kugendera kuri politike mbi yarangwagamo ubwibone, ivangura, ubugome ndetse n'ubusambo. Bazize bamwe mu banyarwanda bashakaga kwikubira ndetse no kwikanyiza. Bazize bamwe mu banyarwanda bavutse batozwa kwanga abatutsi, batozwa kwikunda, batozwa ubusambo, batozwa ubugome ndetse no kwica urubozo. Bazize bamwe mu banyarwanda bakuze batazi agaciro k'ikiremwa muntu, bagakura batazi icy'ingenzi, bagakura batatojwe urukundo, bagakura n'umutima wa kinyamaswa. Abatutsi bapfuye bazize bamwe mu banyarwanda bavukiye mu bujiji, bagakura batazi gutandukanya icyatsi n'ururu, uboshye igitambambuga. Benshi muri abo nibo bifashishijwe mu gutsemba abatutsi. Bazize bamwe mu banyarwanda bakuze batazi kureba imbere, batazi gushyira mu gaciro no gutegura ejo hazaza habo. Bazize bamwe mu banyarwanda bibwiraga ko bo batazigera bapfa, ahubwo bazatura nk'umusozi. Ese nyine iyo wishe umuntu
uba wumva wowe uzatura nk'umusozi. Usibye ko nayo hari igihe kigera igahinduka inkangu. Abatutsi bapfuye Rwanda bazize bamwe mu bana wibyariye bateshutse ku ndangagaciro zarangaga u Rwanda rw'abakurambere bacu. Bazize bamwe mu banyarwanda biteshaga agaciro, bakirirwa bategeye amaboko abanyamahanga basabiriza uboshye indushyi, nyamara batazi ko bari kwikururira umutego uzabashibukana ukabatera kwica abo badasangiye ubwoko. Abo bose Rwanda turondoye ni abana bawe bifashishijwe mu gutsemba Abatutsi, kubera ko babyirutse babwirwa ko Umututsi ari inzoka kandi kagomba kwicwa akavaho. N'icyo utabonye se Rwanda, ko Gihanga waguhanze akaguhangana ubwiza abana bagukomokaho yabise Abanyarwanda. Ubundi iby'amoko byaje bite? Mbaza nkubaze, ni umwana w'Umunyarwanda. Aha naho iyo mpageze ndaruca nkarumira, nkabirira abanyamateka ndetse n'abasheshe akanguye bamboneye izuba bakantanga kubona Rwanda, kuko nibo bambwiye ko Rwanda iyi ndeba ari Gihanga waruhanze ashaka ko ruzaba nk'igiti cy'inganzamarumbo, nuko aragitera kimera neza. Ndavuga giti igihugu mvuka Rwanda cyakuraga neza kandi cyari gitohagiye, kikera imbuto umunsi ku munsi, abakibona bose bakagitangarira, ariko amahanga menshi yakibona akajiginywa. Gihanga yaragihanze agihangana umugisha, cyaziraga ubugwari kirangwa n'ubutware. Ndavuga giti igihugu mvuka Rwanda, mbega igiti cyari cyiza, cyari gitangaje koko. Maze amahanga yakiriye bakajiginywa, agakubita agatoki ku kandi, bibaza uburyo bazarimbura u Rwanda. Umunsi umwe bamanukana n'imizi n'imiganda. Icyo gihe ishyari yari rimaze kubasaguka, kuko babona ukuntu amashami ya Rwanda yeraga imbuto nziza, nuko baza biyemeje kurimbura Rwanda n'imizi yarwo. Nuko baraza bashyira uburozi bwari bukaze cyane muri amwe mu mashami yari agize igiti igihugu mvuka Rwanda. Mbega uburozi bwari bukaze! Wese wigeze ubona uburozi butuma amashami y'igiti atema andi mashami y'igiti? Ubwo burozi ni bw'abahanga bise ingengabitekerezo ya Jenoside. Uburyo bwakwirakwijwe mu mashami ya Rwanda byakoranywe ubuhanga bukomeye, maze Abanyarwanda bacibwamo ibice, baterwamo amacakubiri y'inzangano zikaze. Yewe ibyabaye kuri Rwanda ni agahomamunwa. Nyamara Umunyarwanda bivuze ukuri ati Imana y'u Rwanda yirirwaga ahandi igataha i Rwanda, yaza tukayakira tukayitaramira, bwakira ikatubikira ikatworosa igishura cy'amababa yayo, tugasinzira neza tukarota neza, bwacya ikadusiga tumeze neza ikajya kuduhahira. Bukira bugacya, iminsi igasimburana, ibihe bigaha ibindi, Imana yitahira i Rwanda. Mbega ukuntu byari byiza! Nyamara siko byagenze cya gihe Abatutsi bicwaga. Gihanga ahanga u Rwanda yashakaga ko tuba umwe, twese tukitwa bene Kanyarwanda, tugasangira akabisi n'agahiye. Nyamara bamwe mu bana b'Abanyarwanda bakujije ingeso y'ubusambo n'ubugome, bashyira inda zabo imbere. Iby'Imana yabahahiraga bumva bitakibahagije, kuko bwa burozi bw'abakoloni bashaka kurimbura Rwanda, ariyo ngengabitekerezo ya Jenoside, bwari bumaze kubacengera no mu misokoro, kuko bari baratatiye igihango cya Gihanga wahanze u Rwanda. Umunsi bakingurira shitani yababeshyaga ko ibazaniye amahaho azuzuza inda zabo, maze ikabigarurira ikabavanamo Umunyarwanda, ikabavanamo ubumuntu, ikabahindura amashitani. Ibyo bakoze murabireba, ingaruka zabyo mwarazibonye, niyo mpamvu tubyibuka n'uyu munsi. Bamwe mu babyeyi bari barabyariye Rwanda bahindutse incike, bamwe mu bana b'u Rwanda bahindutse inshuti z'ubumuga, abandi barahungabana bikomeye. Bamwe mu bana b'u Rwanda bahindutse abapfakazi, abandi bahinduka imfubyi. Izo zose ni ingaruka z'uko bamwe mu Banyarwanda bagambaniye igihugu cyabo, maze bagakingurira shitani, imitima yabo igahinduka kibuye, bakirara mu nzirakarengane z'Abatutsi, bakazica, bakazicoca, bakazica urubozo. Imivu y'amaraso igatemba, maze amarira n'amaraso by'inzirakarengane z'Abatutsi birivanga bikora inyanja yavuraga inyota, impongoro n'inkona zabaga zimaze kurya imibiri yabo. Yabaga yanamye ku gasozi, maze igihugu cyose gicura imiborogo. N'icyo utabonye se Rwanda,
mbega Rwanda ukuntu washavujwe igihe abawe wibyariye bicaga inzirakarengane z'abatutsi kandi nabo bari abana bawe. Nyamara Imana y'u Rwanda ntiyigeze itererana igihugu cyayo, kuko yabonye bikomeye igasubira inyuma ikajya gutera ingabo mu bitugu bamwe mu bana ba Rwanda bari baravukijwe uburenganzira bwo kwitwa Abanyarwanda. Nuko ubushongore n'ubukaka, ubutwari, ubupfura, ishyaka ndetse n'urukundo bari bafitiye igihugu cyabo, Imana yongera kubibakongezamo imbaraga bari bafite zikuba inshuro ntabasha kubara. Bafata intwaro zabo batabara u Rwanda, barwana inkundura kandi barakotana. Bamwe muri bo bahasiga ubuzima, ariko kubera urukundo n'ubutwari bari bifitemo, abasigaye ntibasubiye inyuma, ahubwo bakajije umurego. Nuko barokora bamwe mu bana b'u Rwanda, icumu rirunamurwa, shitani yirukanwa i Rwanda. Imana y'u Rwanda yongera gutaha i Rwanda. Abana b'u Rwanda bari barahejejwe ishyanga inyuma y'ishyamba baratahuka. Igihugu vuka Rwanda kirasubirana. Uko imyaka igenda ihita kigenda gisubirana isura nk'iyo gihanga yagihanganye. N'icyo utabonye se Rwanda? Rwanda wambuwe agaciro n'indangagaciro zawe muri kiriya gihe, ariko ubu waragasubijwe, kuko ubu twese twitwa Abanyarwanda, imfura z'i Rwanda, intwari zitari ibigwari. Turi mu Rwanda rudasanzwe rwaciye umuco wo kudahana, abakoze ibyaha bagahanwa uko bikwiye, abasabye imbabazi bakazihabwa. Turi mu Rwanda rudasanzwe, aho hari abiciwe bababariye ababiciye, aho hari abishe bemeye icyaha bagasaba imbabazi. Uwishe n'uwiciwe barasangira, bakagendererana, bagasabana umunyu, bagahana inka n'abageni, bagatabarana mu byiza no mu bibi. Intero yabo yabaye imwe yo kubaka u Rwanda. Ubumwe n'ubwiyunge nibyo bibaranga. Hari ahandi se wapfa kubibona uretse i Rwanda? Turi mu Rwanda rudasanzwe, aho abanyamahanga basigaye batwigiraho byinshi. Abana b'u Rwanda bagakura batozwa indangagaciro z'umuco nyarwanda mu itorero, aho Abanyarwanda basigaye bazi kwihitiramo ikibi n'icyiza, bakanga agasuzuguro, ndetse bagaharanira kuba abagabo. Rwanda, bamwe mu bana bawe baragukomerekeje, ariko abandi barakomuye. Ntituzigera twibagirwa ibyo byose. Niyo mpamvu buri mwaka twibuka Abanyarwanda bishwe bazira ko ari Abatutsi. Sinzi guto batwimika, ahubwo niyo nzira nziza yo kwigira ku mateka mabi yaranze u Rwanda muri biriya bihe, bityo bikadufasha guharanira ko bitazasubira ukundi. Rwanda we, komeza uharanire kwiyubaka no kwihesha agaciro. Ni ukuri wahanzwe neza, nubwo igihe kimwe wahungabanyijwe ukavutswa abawe bari amashami yawe. Ntibizaguca intege, humura ntibizongera. Abawe bose twahindutse ingabo, tuzarwana dukotane n'uzashaka kuvogera ubusugire bwawe ndetse no kwangiza ibyagezweho. Humura ntibizongera, kuko twifitiye Imana y'u Rwanda. N'icyo utabonye se Rwanda? Imihoro se? Imihini se? Amafuni se? Imbunda se? Impiri? Oya, ibi byose narabibonye babyicisha inzirakarengane z'Abatutsi. None se n'icyo utabonye Rwanda? Ubugome, ubusambo, ubujiji, kwicwa kw'Abatutsi, urwango, ivangura, ubwikanyize, kwikunda, ishyari, gufata ku ngufu se, kwitesha agaciro. N'iki muri ibi byose utabonye cya gihe? Ngaho nsubiza. Oya, ibyo narabibonye, kuko aribyo byaranze leta y'icyo gihe hamwe n'abambari bayo, bikoreka igihugu cyose, maze imbaga y'Abatutsi itabarika ikahatikirira mu minsi 100 gusa. Noneho rero Rwanda, tuzi utekane, uhumure ntibizongera, kuko twifitiye Imana y'u Rwanda, kuko twibuka twigisha, turinda ibyagezweho, tukiyubaka kandi duharanira kwigira. Munyarwanda, munyarwandakazi, babyeyi mwabyaye mugaheka, rubyiruko bana b'u Rwanda, biratureba twibihunga.